tumanukire muri ekipe ya APR turaza kwikuza Reyo. Ikipe ya APR muri systeme iyo ugiye mu gakanda ka kanyenyeri ka APR abantu bakanda kugira ngo bagore amatike ugira gutya ugasangamo umukino wo ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani. Ako kanyenyeri na akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego. Iyo umaze kugeramo aho ngaho rwose uhita usangamo umukino w'ekipe ya APR na ekipe ya Power Dynamos. Urumva? Ariko uyu mukino ngiye nagerageje kujya ku mbuga nkoranyambaga za APR kugira ngo ndebe mu by'ukuri update z'uyu mukino. Ariko ntazo urebye inkuru ya nyuma wenda heruka nko kuri Instagram yabo no mukino ni resulta za match bangijemo na Gorira kimwe kuri kimwe. Urumva hari ibintu biri kuvugwa nitugera no muri Reyo naho turaza kubikomoza ariko ubwo turaza kwivuga mu buryo buri rusange. Sinzi impamvu muri iyi minsi amakuru ari kuba ubwiru mu ma ekipe nk'ubu nge mbaranye icyumweru amakuru avuga yuko ari irushanwa APR igiye gutegura. Zaba ririmo Azamu, ikipe Azamu, iyi Power Dynamos, Police, haravuzwe na Polisi, bashaka gushyiramo na Reyo. Urumva na Reyo ngo yaje kubyanga ku munota wa nyuma. Ariko nyine biguma aho ngaho rimwe na rimwe wenda niyo ugerageje no gukomanga abashinzwe iyo communication muri APR ntacyo bagusubiza. Ariko nabo ku ruhande rumwe hari igihe bashaka kubwira bati wenda biracyapangwa ukaba wabyumva ariko nta kubwira bati birahari cyangwa se nta bihari. Gusa muri APR Axel ntabwo wabitegaho kuba babona batangaza wenda amakuru mbere niyo baba bari 100% hari uburyo ubona nyine timing yabo yo kugira ngo batangaza amakuru nkaya babikora wenda habura nk'iminsi nk'ine cyangwa se cyumweru kimwe. Nk'ubu iyi match yabo yo ku itariki 17 harabura urumva ko habura ibyumweru bibiri birenga iminsi. Kubabona rero batanga information habura ibyumweru bibiri ntabwo tubizi kuri APR ntabwo nyine ari abantu bakominika mbere. Gusa nanone ku rundi ruhande rumwe babumva icyo babumvaho nk'ubu bifuzaga gukina na Simba na Kaizer Chiefs. Ibyo murabizi ko twagiye tubigarukaho hano ariko kubera ko batari shuwa 100% wenda ko amakipe ya confirmye birinze kubitangaza. Nk'ubu urugero iyo bazi ko barabitangaje bikaza kurangira Simba na Kaizer Chiefs zitaje nko zitaje n'ubundi bari ko batangaje amakuru atari impamo. Ariko nko kuri inshuro cy'umuntu yavuga urabanza ugategereza nyine nawe bakabanza akagukonfirma nko kuri inshuro cy'umuntu yavuga nubwo wenda bisa naho biri gutinda icyo umuntu yavuga rwose yashatse yanhagararaho twavanye muri APR abantu muri APR batubwiye nuko 17 bagomba gukina na Power Dynamos bazakina. Ari nayo mpamvu n'amatike y'iyi match yamaze kugera muri system ku buryo umufana ushaka kureba iyi match yatangira kugura. Ntabwo bashyira amatike muri system bataranzura ko bazakina. Uzi ikibazo mfite kereka abareyo ni babihindura ubwo nayo tuyegeraho turabivuga ko nabonye na match ya Azamu na Reyo nayo bari gupanga 15 yanga Reyo Day. Uravuga yi Azamu na Reyo yajya Inyamirambo ubwo baje Inyamirambo sikabera rimwe se biragoye yajya Inyamirambo zabera rimwe kubona match nk'izi zibera rimwe amakipe mu Rwanda akomeye akira n'amakipe yo hanze biragoye ko zabera rimwe kandi urumva yanga na Rayon Sport nayo irifuza gukina na Azamu ku mahoro barifuza ko bakina ku mahoro. Erega nibyo mbabwira umukanya twavugaga Arsenal match sigaje tuvuga za Liverpool tuvuga za Chelsea ni ibintu biba bipanze ni fixtures ziba zizwi ziraba zarabaye confirmé ama equipe baraganiriye mu myanzuro yarafashwe. Ariko ahangaha ni abantu bari muri dilemma ese ni 17 ni 23 ni 20 kandi ibyo ni ibintu byakagombye kuba bihari bipanzwe bizwi kugira ngo binafashe no muri planning ya equipe n'abatoza. Rega hari n'igihe rimwe na rimwe nahangaha n'abatoza nabo babigenderamo bikabicira gahunda zabo zo gupanga. None se novuga ngo twayababwiye ko tombori zaba ku itariki 17 kwa munani nibwo ama equipe azamenya ama equipe bagomba kuzaba bahura. Novuga ngo ahangaha rero umutoza yakagombye kuba aza ama equipe bagomba kuzaba bacakirana kugira ngo binamufashe gutegura ikipe mu kwezi gutaha. Ikipe yo muri Kosafa
waba urobrije gukina mu match ya Gishuti n'ikipe yo muri ako karere kuko usanga zikina ibintu bijya gusa kuko ugiye kuranga nk'amakipe yo muri Zimbabwe, Zambia, Botswana bakina ibintu bijya gusa bose ni British football. Ukaba wanapanga gahunda zabo. Power Dynamos rero yo ku munsi w'ejo yakinnye match ya Gishuti n'ikipe yitwa Uprington bayitsinda ibitego 4-1 kuri 22 bari bakina n'ikipe yitwa Sekukune United yo muri Afrika y'Epfo. Nta kindi kintu bapanga ni equipe ifite ikomo umunani bya shampiyona itwaye 2 mu myaka 3 ishize. Yatwaye 2022 2023 inatwara 2024 2025 bivuze ngo niyo champione wa Zambia w'uyu mwaka. Kaba ari equipe barirwa mu mujyi wa Kitwe ni mu ntara ya Copper Belt avuka ba Patson Daka no mujyi wa gatatu muri Zambia nyuma ya Lusaka na Ndora. Ni equipe urebye ukuntu iri gukina match amicale n'uburyo amakipe yo muri Zambia amaze imisi atitwara neza mu marushanwa nyafrika ishobora kuba yakemera ino match yo nta kintu ihomba. Urabona ne equipe ikeneye ama match amicale ariko ushaka nko gusanga zitomboranye ngo match ahita iba cancel. Ese mwatomborana mugakina kandi 12 amakipe azabameze kumenya zizatomboranye byabirangiye mwatomboranye cyangwa mukajya mu nzira imwe gusa tayari mehita bose Axel kiri confirme aricyo umuntu ya confirma cyo iri rushanwa rya Apple Week ryo riri confirme kubera iki. Ejo bundi uyu mutoza Beri Musa yarabihamije yaravuze ngo bamaze gukina na Rutsiro bamaze gukina n'Intare bari Kigali bari gukora imyitozo bari kwitegura irushanwa APR yabatumiyemo avuga ko hazaba barimo APR na Azamu na Polisi ariko icyo gihe hari yakiri muri Rayon Sport ariko Beri Musa kuri gahunda afite ye muri Polisi ari gutegura iri rushanwa rya APR Week ririmo APR na Azamu na AS Kigali n'ikipe ya Polisi urumva kubera ko nyine AS Kigali yasimbuye Rayon bijyanye yasimbuye AS Kigali bijyanye nuko nyine Sport yanze kujya mu bintu bya APR nawe wabura kubivuga ibintu byitwa APR baravuga ati mugende gake n'ibi birimo mukinnye na APR muri gutegura Super Coupe ubwo si gutsinze kabiri kikurikiranye championnat iratangira umwuka wa umeze ute se kujya mu bintu byitwa APR Week turi Rayon Sport match ya Gishuti bajya bapfa gukina barabiririka bazanamo AS Kigali rero ubwo umutoza rwose hamije ko Polisi ku itariki 19 izaba iri muri iri rushanwa y'imikino ya APR yateguye ubwo wenda icyo tutarahamya neza ni igihe APR izakina na Power Dynamos ariko biravuga ko 17 nayo ubwo nta gihindutse umuntu ngira ko nta gihindutse rwo bazakina na Power Dynamos kuri umutoza Taleb avuga ko Taleb nka 30% amaze kubona abakinnyi azajya banzamo ku mikino bakinnye ya Gorilla imikino 2 bagakina na Gasogi no ku mukino w'Intare hari uburyo nyine amaze kubona ishusho y'abakinnyi be n'uburyo wenda yaba pateninga buri kintu kiba gikomeye no gukora amadiwo kuvuga ngo wenda muri mediane batatu nabo muri central defense nabo nicyo ari kurwana nacyo wenda kanabashyiramo n'uburyo bw'imikinire akire uburyo bazakina akoresheje bano ba Memerdao umuntu yavuga ko bazasohoka muri iyi mikino ya APR Week hari ishusho rusange afite kandi nziza byo ni imikino myiza haba ari izo kipe zaba zivuye hanze aba ari Power Dynamos na equipe Azamu sama equipe mabe na equipe meza yitwara neza muri championnat ziwabo kongero nize equipe ebyiri nazo zikomeye mu gihugu bwavuye muri Rayon Sport izo zindi nazo zitabira nazo ne equipe zikomeye zishobora kuguha challenge ukagira ibyo ukosora ubwo rero katutegereze byaba byose APR precision yayigenza nawe ugeneje niyo ushize ubushize harimo Sekafa Kagame Cup buriya iyo byiswe competition bitandukanye na match amicale na mapinduzi mapinduzi n'umwaka wari wabanje ngira ngo hariyo zombi bazikinwe umwaka ushize mapinduzi yambere bakinnye ba apamu bakiza ndumva ari umwaka wari mapinduzi n'umwaka wabanje ejo bundi bajya muri Sekafa ariko ira Sekafa Kagame Cup no gukina Simba de bari bakoze precision ya nyayo buri ukinye n'ama equipe y'amashampione mu mashampiona yayo no mu kitwa competition ari ikintu muhataniye babitandukanye na hano simbuza abakinyi bose ukabakuriramo icyarimwe ntekereza ko uno mwaka ntago precision ya EP yarigenze neza pe kandi ntekereza ikintu kibyica cya mbere mbona babitegura ari uko se zigeze ubundi nka match amicale uzakina mu mwaka utawa kuri kubuzitereta hakiri kare hanyuma mukanabikorana imbere y'itombora kuko ngo iyi tombora ibaye APR gatombora Power Dynamos match iba cancel batomba yazamu match itivaho ko ntabwo mwakina mufitanye na match ya competition mu gihe kiri imbere igihari bagakwiye kwa babikora kare championnat zikirangira ukwezi imbere bagakina pre-season bafite amafaranga kera AS yarigeze gutegura irushanwa ryajemo na za Vita na Zande aya pre-season tournament yes bashobora gutegura irushanwa nk'iryo cyangwa se nk'amakrebe ntekereza ko ari nk'ahantu bahurira yiseka kava Kagame Cup amafaranga y'ibihemba bahari kuki badahita ikina buri gihe cyose kugira ngo bagitegure buriya ikintu kiba gihari iyo turi ahangaha abantu bashyushya umutwe imitsi y'ubwonko igiye guturika abantu bari gushaka amakuru kugira ngo ugere ku makuru wa mbere ukagera kuri CV y'umutoza akavuga ngo no mutoza ngo ni ibintu ngo byiza cyane ngo kongo no mutoza ngo umutoza ngo watoje Champions League ngo agera ngo mu matsinda
ukumva pe profile ni nziza, ariko akamaro k'aba batoza twakwita ko bafite izina rikomeye ku mugabane wa Afurika, umumaro wabo baba baje gufasha ama equipe na ayahe. Icyambere niyo connection. Niyo umutoza adashobora kwiyaminiya ngo ajye imbere y'abayobozi ababwira ati ngewe nkurikije gahunda dufite yo kugera aha bijyanye n'intego twihaye, ndashaka iyi kipe, ndashaka iyi. Ubwo uwo mutoza nawe mu by'ukuri nge ntacyo abamaze, ugaterana gorira kabiri ntacyo abamaze rwose. Urumva ikiba gihari nta cyizere. Mu gifaransa byita icyo bita confiance de soi. Nta cyizere. Urumva uba wifitiye, uba uri kubabayika ukavuga uti ni namuka nzanye ama equipe akomeye akankubita kandasa gorira ngo baranganyije igihe kuba kiracika. Noneho nk'izi match za gorira ariko ho gatu manuye nk'umwara bakaza kantera bitanu. Izi ni match d'entraînement, umupira ndiho mubura imbere ya gorira byagenda gute? Ko barajuriye ubujure ni bwakiriwe, bajuriye gorira ni nka ubujure butakire ko byari batera penalty akaboneka itsinda. Gusa ako si no mu Rwanda gusa, muze kureba n'ahandi hantu bari gukora ama pre-season ni match zikomeye pe. Iyi mikino y'Gishuti amakipe asigaye ikanira kugira ngo wenda bitange uburyo bagiye kwinjira muri championnat. Erega nta muntu babayika muri CAF Champions League, amafaranga yariyongereye buri kipe yose biyashaka. None urumva rero itangiye gutsindwa mu mikino ya Gishuti, murabyibuka ko bura Kenisi igeze kwirukana Kasa muri pre-season cyane ataratangira championnat. Navuga ati ntabwo bizavamo, ntabwo twatangira na gutya ahita mwirukana. Vuga ngo iyi mikino y'Gishuti rero niyo mpamvu ikipe yagize pre-season nziza. Ndetse nk'ubu bakugira ngo impamvu amakipe menshi yifuza gorira ni gorira ni ikipe itangira pre-season hakiri kare, tari imitozo kare ku gihe, yamaze gushyiramo abakinnyi bayo bose, ikora recruitment hakiri kare, igasoza byose igatanya. Nk'ubu ejo ni zatubwira ngo bagiye mu cyumweru cya tactique nyine bo bya byumweru 8 bisabwa kugira ngo ikipe ijye muri competition, byose barabikurikiza kandi ku murongo. Eraga ikintu kiba gihari mutanze urugero rwa gorira yego ifite staff technique nziza irangajwe imbere na kocha Kirasa, ariko buriya gorira yo ugiye kwinjira ndani ukareba ba nyirayo, ukareba ibijyanye n'ubumenyi bafite ku mupira, ni ibintu byikora. None se iyo ufashe yabaye umuyobozi muri federation, boss wayo yabaye umuyobozi muri federation, yabaye muri Rayon. Urumva buriya yamoze ko Shani n'aba passionné b'umupira bose, ibintu byo gutoza buriya mwita Guardiola, buriya ngo akunda Guardiola cyane, buriya ngo basoma n'ibitabo bigiye. Buriya Shani ku kintu cyitwa tactique mu kibuga ateye ubwoba, ariko rusebye ko umupira arawuzi. Yarawukinaga byanyabyo, twariganye uzarasa umwana w'iwacu ku Kicukiro, yakinaga ikigo wano yakina ubona uzi kabisa. Oya no mu kibuga umubona uba ari umuntu w'umupapa, control ye amashoti n'ibiki ubona ko ari umuntu uzi ibintu by'umupira. Ibyo rero biraza bikarenga bakanagira n'inama na kocha, kurumva bose bari passionné, bose n'abantu bafite urwo rukundo, bafite iyo mpano y'umupira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tuzare mu equipe yacu tugasanga harimo ibihanga, kuko nk'ibyo bintu umuntu akagombye kuba bikora mu equipe yacu. Ntabwo pre-season uyipanga muri uwo mwaka, nabo ba technical directors, abo bajyanama bagira inama batoza, bagira inama abayobozi, ariko ntago kocha ibyo bintu byose ashobora kuba yakwiterura ngo bifate, cyane cyane ko abayobozi bo rimwe na rimwe ahantu nabonye abayobozi b'amakipe yo mu Rwanda, abayobozi b'amakipe yo mu Rwanda baba mu makipe ahantu bombi bose batanga ibitekerezo, ni muri transfer gusa. Yego bose buri wese afite ibitekerezo byinshi ku mukinnyi, buri wese abafite ibitekerezo. Hari umukinnyi abonye aha, buri wese nabonye aha, ariko bavuga ngo equipe ku mwaka utaha tuzasohoka, dutangire dutegure pre-season mu kwezi kwa gatanu, twarikira ama equipe tuzakina twitegura ano marushanwa. Tombora iri 12 ibaze wisanze mu nzira imwe n'Azamu na Pada na Mosi bakwemerera match transfer ari wowe se. Hanyuma harane makuru ari kuvuga ko APR ku cyumweru izakina na Police. Ayo makuru ngo arahari, ko bari gupanga umukino wa Gishuti APR na Police ku cyumweru, nubwo nabyo batarabikonfirma. Ikipe ya Police nayo twazi tubigarukaho, Ibere na Samir Nyirango ntago ngare muhari, turi kureba icyuho ifite cyane cyane hagati mu kibuga, tuvuga ko igenda kugurisha na Musanga, tuvuga ko abakinnyi bose batatu bayifashe hagati mu kibuga, Pasi Abedi Bigirimana na Musanga bagendeye rimwe. Hasiri icyo gikomeye cyane hagati mu kibuga, nabo bibasaba imbaraga muri iki gihe. Baguze Gakwaya, biragoye. Se wagize ngo nibonyere bagiye, bafite Muhajiri ugiye gukina amasezerano, batakaje abakinnyi benshi, batakaje ba Odiri Cukuma wagiye muri Vipers, batakaje Peter Grebevol nawe yari yashaka kubafasha wenda mu gice cy'ubusatirizi. Polisi umuntu arebye abona bashaka kujya ku isoko riri force batateguye. Nk'ejo bundi na Beni Musa avuga ko
arebye ikipe afite ntabwo ihagije aravuga ko no mu bantu abakinnyi bapropoza ko bagumana Abedi ngo yarumiwe ndakubwiye ngo Ben Musa ngo yarumiwe niba ari ikintu cyamutunga kigera i Kigali no gusanga polisi ngo yari Abedi akagenda baravuga bati ni gute mu muri ikipe ishaka kongera baravuga ati reka twongere tumugure ataranagurwa nariyo baravuga ati mureka dukore ibishoboka byose tugarure uyu mugabo witwa Abedi Bigirimana kuko n'umukinnyi wavuga ko yabaye MVP kabiri muri polisi niwe uri meilleur joueur wabo yabaga ari na top scorer kandi akina mu kibuga hagati avuga ati kuki tutumutakaje ntabwo abyumva niba utanze best players babiri bawe none so ubwo hari icyo polisi bahishe musanga ari mu ikipe y'umwaka erega ibi bintu polisi koze isibereka gahunda yayo bisabye ibyerekana ngiye polisi ninatsindwa ya mikiri yitsindwa nk'umunani ikurikiranye yego rwose ntituzajye gusesengura ngo twicare ngo tuvuge ngo rega polisi byagenza gutya yatweretse impamvu ishaka kuzatsinda mujya gushofa Renner mujya gushyushya imitsi y'ubwonko